amateka ya Isilamu n'intumwa yayo Muhammad n'imisengere yabo. Ubundi Isilamu ni ijambo risobanuye kuganduka cyangwa guca bugufi. Ijambo ryo ni ryiza rwose. Isilamu ni idini yatangijwe n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayitangirira mu gihugu cya Arabia Saudite mu mwaka wa 622 nyuma ya Yesu. Muhammad ataravuka ise yarapfuye. Aho avukiye nyina yitwaga Amina, amaze imyaka 2 nawe arapfa, ajya kurerwa na se kwitwa Abu Talib. Nawe ageje imyaka 6 nawe arapfa, ajya kurerwa na se wabo witwa Abdul Muttalib. Amaze gukura, amaze kuba umusore, ajya gushaka akazi nk'abasore bose. Noneho aza kubona akazi ku mugore witwa Hadija. Uwo Hadija yarapfusha abagabo inshuro 2. Noneho aza kuza ageze imaka iwabo, nawe akajya mu isenga ry'umusozi Hira, nguri mu birometero 3 uvuye mu mujyi hagati wa Maka, akajya gusenga. Umunsi umwe aza guhura n'uwo bise ngo ni Marayika Gaburiyeli. We yamugezeho amutera ku munigo, aramuniga, amwereka ibyanditswe ku gitambaro cy'umweru. Abandi bavuga ko ari ikibaho cy'umweru, ati soma, ati sinzi gusoma, ati soma. Uwo Marayika Gaburiyeli yabonekeye, we ntacyo yigeze amenya. Umugore utari uhari aravuga ati ariko wowe hubwo iko mbibona wamaze kuba intumwa. Ubwo rero kuva icyo gihe yumva ko yabaye intumwa nk'uko umugore yamubwiye. Abonekerwa bwa mbere, amagambo yabwiwe nawe yumvise biragutangaza ukuntu ariyo yamugize intumwa. Muri amagambo yanyosomye mbura n'ijambo na rimwe ryavuga ati Muhammad uyu munsi ubaye intumwa. Muhammad niwe yaje kurongora uyu mugore Hadija. Noneho atangije idini ye, urumva nyine niba wari umukozi w'umuntu ukaza kumurongora, ari umucuzi ukomeye cyane, umugore yagiye amufasha muri byinshi kuko yari umutunzi. Noneho rero atangira kwamamaza idini ya Isilamu. Muri iyo minsi amaze kubona abayoboke batari benshi, baramurwanya cyane Maka, aratoroka aragenda ajya Madina. Abantu baho bari mu muvurungano, ntibumvikana, hari amoko menshi, hari n'abayahudi benshi. Noneho aragenda arabahuza, ahubwo babera umwami, abera nk'umwami, abari bategeka. Bageze Madina ubuzima bwarakomeye, niko batangiraga kurwana jihad impano ntagatifu. Ariko iriya ntambara avuga ko ari ntagatifu yatangiye ariyo kwambura abantu ibyabo. None bari hariya bari gutangira no kurwanya intambara, bahindura abantu kuba abasilamu ku ngufu. Ihagaze ite? Ubundi idini ya Isilamu icamisi ibice 2. Igice idru ari Islam, igice cyowe na Isilamu. Dru ari hab, igice kigomba kurwanywa mpaka kibaye Isilamu. Iyi Isilamu rero ifite ibyo bita ngo ni inkingi ziyifashe 5. Ubundi inkingi ya mbere ya Isilamu ni shahada, ni ukwatura ko Imana ari imwe na Muhammad ari intumwa yayo. Ukimara kwatura ibyo, nta kindi urakora utaranakebwa, ubwo wamaze kuba umusilamu. Iya kabiri salati cyangwa sara, gusenga. Bategeka gusenga 5 ku munsi, gukaraba. Ubwo twebwe twizera ko twezwa n'amaraso ya Yesu, bo bezwa n'amazi. Kandi ya mazi abuze bezwa n'ibitaka. Uryo ibitaka ni bitagatifu, birejejwe muri Isilamu. Inguzo ya 3 zakati cyangwa amaturo. Korani ivuga yuko nugira icyuha Imana mu byo utunze, izakubabarira ibyaha byawe. Buryo Imana ushobora kuyikinika kubabarira? Ntibishoboka. Hano niko bivuga. Allah ari we muhara kubabarira. Ya 4 saumu. Saumu ni ukwiyiriza ubusa kwa kwezi kwa Ramadhani. Inkingi ya nyuma ya Isilamu niyo bita hija, muri rwa ruzinduko rwabo rutagatifu. Hari hakorwa ibintu byinshi. Icyambere, ntabwo bayikora iriya mizenguruko ahantu habo hatagatifu bambaye iriya myenda yabisanzwe. Iriya myenda bayikuramo bakambara amashuka y'umweru. Mu kiba cya Arafa gutera Satani amabuye, hari inkingi 3 ziri mu kimbo cya Satani, bajya gutera Satani amabuye. Ariko bajyana n'Imana, abantu bagenda gutera Satani bakanamuhamya. Bajya ku mazi ya Zamzam. Amazi ya Zamzam
ni ahantu hari amazi twakwita ngo nayo umugisha. Amateka avuga yuko ifarasi itwaye Muhamadi ubwo yasomaga kuri ya mazi yarahwezaga ikareba kure, niba aho ibonye gahita kandi hamugeza, nibonye Kabuga kagera, nibonye Rugende gahita hamugeza, nibonye Rwamagana kahamugeza, nibonye Kayonza gahita hagera. urumva ayo mazi rwose nabo baragenda noneho bakavomaho amazi. Abantu benshi bavuga ko Isilamu ngo ari idini y'amahoro. Kuvuga ngo ni idini y'amahoro giye birangora kubyumva, kuko ndebye inyigisho zibereyemo zinkura umutima. Nimuhura n'abatizeye ara kubita ku ijosi, none ukibaza iyi dini y'amahoro bivuga ngo muzakubita ku majosi abantu batizeye ara. Kwizera ara nagahato, ntabwo Imana yacu duhata, ahubwo tuvuga ngo tubigishe tugende mu isi yose tubwize ubutumwa. Uwizera azahabwa ubugingo buhoraho, utizera azarimbuka. Ariko ntabwo Imana yigeze dutuma ngo tugende abatatwemeye tubice. Kuba umusilamu ubugingo bwawe ubu bugurishije. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Usuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kumeze neza mu bisazo muri kumwe nanje Mana Yakize Edouard, tubabwira ngo Imana iba mugisha kubwo guhitamo ibiganiro byacu. Reka dushimire umuntu bana natwe buri kiganiro, tubwira ngo Imana igumwe. Reka dushimire abantu bakane subscribe, reka dushimire abantu mumara kureba ibiganiro byacu mukabisharinga, mukabipartager, mukabihereza abandi, tubabwira ngo Imana ibaho mugisha. Reka rero twakira abantu bari mu Rwanda, tubabwira ngo Imana ibaho mugisha. Abari mu Burundi mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, tubabwira ngo Imana ibaho mugisha cyane. Abari muri Amerika Imana ibaho mugisha, abari muri Aziya Imana ibaho mugisha, abari muri Australia Imana ibaho mugisha, abari mu Burayi Imana ibaho mugisha. Tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Nkuko rero mubibona kuri kamera ya gusenga turi kumwe na Bishop Rutagengwa. Muraho Bishop? Muraho. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza, turashima Imana. Imana igumugisha cyane kuba witabira utumire bwacu. Amen. Nkuko watangira ubibwira, ukibwira ahantu ukabibwira uriwe nawe usengera n'abantu bifuza ko baza mu materaniro ukabayobora. Nitwa Bishop Rutagengwa Augustine, nkuriye itorero Harvest International Pentecostal Church mu Rwanda. Dukorera mu Rwanda i Kigali, mu karere ka Gasabo, muri ya Kimironko, akagari ka Kibagabaga. Urusengero rwacu ruri hafi ya Radio Maria, niho dukorera. Dufite n'izindi hirya no hino mu gihugu, ariko hano nicyo cyicaro cyacu. Umuntu ari muri uyu muji yifuza gusenga bateje ni ku cyumweru umunsi wa Panikote, ushobora kuba utarafata icemezo. Ejo waza kuri Ntuzeye, waza hano ni kuri Radio Maria gose, uhita uhabona urusengero ni hafi na Radio Maria. Ushobora kuri Kibagabaga waza kuri Radio Maria, haruhande ya Radio Maria gose ni hari urusengero. Nibyo rwose, urusengero rufatanya na Radio Maria, nta kundi kuyoboza, birafatanye, nta yindi nzu icamo hagati. Uri Kimironko wakimanukira n'amaguru meta nka 12 cyangwa ugafata akamoto ka 400 cyangwa ufata akagari ka 200 cyane, n'akagari ka 200 n'amaguru arahagera. Ni hafi cyane rwose, meta 10 utazi kugenda wenda wakoresha meta 15 kuko haramanuka wahageze. Murakoze Bishop, mwatangira musenga Imana. Mana yacu, Mana ihoraho, turagushimiye uyu munsi, tugushimiye neza no kugira neza kwawe kwinshi. Urakoze kugiye kuba natwe muri aka kanya, tukuragira kino kiganiro tugiye kujyamo, ubane natwe, wariho tuyobora, umwuka wawe wera yigaragaze hano hantu, kandi abaduteze amatwi Mwami bafashwe kugira ngo bamenye ukuri bakuyoboke, kuko uravuze ngo muzamenye ukuri kandi uko niko kuzababatura. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Amen. Ubusanzwe muri iyi minsi hari inyigisho nyinshi zitandukanye zuyobya abantu benshi bazi yuko abavuga Imana bose ko ari Imana z'ukuri. Hari inyigisho nyinshi zitandukanye muri iki gihe ndetse n'igihe cyatambutse, ariko twaguhamagaye, twagutumiye nk'umuntu uzi inyigisho nyinshi cyane zitandukanye. Uyu munsi wadutegura iki Bishop? Uyu munsi nagira ngo tuvuge amateka ya Isilamu n'intumwa yayo Muhamadi n'imisengere yabo. Ego. Murakoze, turabakiriye. Abantu iyo uvuze Imana, abantu bahita bumva ko ari Imana imwe, ariko hari byinshi byitwa Imana bitari Imana. Kuko iyo usomye muri Bibiliya tubonamo Imana imwe n'ibigirwamana byinshi. Uwiteka yabwiye Mose ngo nduwo ndiwe, ngo ubwira Abisirayeli ngo ndiho yabantumyeho. Anege zina yaje kuvamo Yahwe cyangwa
Yehova, Uwiteka Imana Nyiringabo. Iyo niyo Mana yonyine yaremye isi n'ijuru n'ibirimo byose, ibyo turebesha amaso n'ibyo tutarebesha amaso, byose byaremwe n'Imana imwe, Yahwe cyangwa Yehova. Mu Kinyarwanda barisobanuye ngo iryo jambo barisobanuye ngo n'Uwiteka, Uwiteka Imana. Ariko hari ibindi bigirwamana byinshi tubona muri Bibiliya, tubonamo Bayali, tubonamo Dagoni, tubonamo Ashitoreti, tubonamo Tamuzi, tubona Mugabekazi wo mu ijuru, tubonamo ibyo muri Efeso basengaga byitwa Diana, tubisanga byakozwe n'intumwa cyangwa Artemise. Mu Kilatini ni Diana, mu Kilatini ni Artemi, n'ibindi bigirwamana byinshi. N'Abarabu nabo bafite imana nyinshi basenga zirenga 360, kandi yari izi kure yitwaga Allah. Iyo Allah bizeraga ko ifite abana 3 b'abakobwa basengwa nabo bibigirwamana, uwitwa Rati, uwitwa Uza n'uwitwa Manati. Bari abakobwa ba Allah, ariko nawe ari ibigirwamana bisengwa muri Maka. Ariko izo mana zose zari zengurutse kuri Arikaba, kuri musigiti wabo ukomeye cyane, aho bajya gukorera uzinduko rutagatifu Hija buri mwaka. Izo mana zose no zari zizengurutse, izindi ziri imbere, izindi ziri inyuma, zizengurutse urura rusengero rwabo rukomeye cyane. Uyu munsi rero abantu bibwira ko hari Imana imwe. Ni nabyo kandi koko Imana ni imwe, nta n'indi izabaho, nta niyabayeho, nta nizaza, nta niriho, ni imwe yonyine. Ariko hari ibyo abandi basenga bita Imana ariko atari Imana. Uyu munsi rero nahisemo ko tuganira ku mateka ya Isilamu n'intumwa yayo n'imisengere yabo. Mbese ubundi Isilamu, iyo uvuze Isilamu bisobanuye iki? Ubundi Isilamu ni ijambo risobanuye kuganduka cyangwa guca bugufi. Ijambo ryo ni ryiza rwose, risobanuye kuganduka cyangwa guca bugufi. That's all. Nta yindi sobanuro irenze iyo. Umuyisilamu nawe yivuze umuyisilamu bisobanuye kuvuga uganduka cyangwa umugandukira Imana cyangwa ucira bugufi Imana. Ubwo n'uwicira bugufi nyine akemera gukora kwayo. Iyo niyo nsobanuro ya Isilamu. Isilamu rero yatangiye ite? Yavuye he? Yatangijwe nande? Abantu benshi bashaka kuyobya ibya Korani cyangwa ibya Bibiliya bajya bavuga ngo abantu bose babayeho b'intumwa z'Imana b'abahanuzi ngo bose ngo bari abasilamu. Ngo uhereye ngo kuri Adamu ngo yari umuhanuzi. Ukibaza ubundi uvuga ko Adamu yari umuhanuzi ahanurira nde? Yahanuriraga umugore we, yahanuriraga inyamaswa ko arizo bari kumwe. Ariko ibyo ntabwo ari byo. Turebe noneho uko amateka avuga kuri Isilamu. Isilamu ni idini yatangijwe n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayitangirira mu gihugu cya Arabia Saudite mu mwaka wa 622 nyuma ya Yesu. Uyu Muhammad yari umwarabu wo mu bwoko bita Abakureishi. Abakureishi nibo bari bakuriye Arikaba, hariya aho hari izo mana zirenga 360 Abarabu basengaga zikuriwe na Allah. Noneho Muhammad ajya gutangiza iyo dini, mbere ho gato dusubira inyuma mu mateka ye. Sekuru Abu Mutwaribu nta mwana w'umuhungu yagiraga. Ajya kuri Arikaba arasenga Imana n'umwana w'umuhungu n'umubana 10, umwe nzamugutangira b'igitambo. Noneho arayumva isengesho rye arabamuha. Bakoze ubufindo bugwa kuri Abdallah ari we se wa Muhammad. Noneho abantu bazi iby'ubukonikoni, bazi ibyo kuvugana n'ibirwamana baravuga ati rero uyu mwana we mutanga ngo ab'igitambo, ahubwo shaka ingamiya 100 uzigurana uwo mwana mu kimbo cya Abdallah utange ingamiya 100. Allah arabyemera. Noneho Abdallah ntiyatangwaho igitambo. Muhammad ataravuka ise yarapfuye. Aho avukiye nyina yitwaga Amina, amaze imyaka 2 nawe arapfa.
ajya kurerwa na se witwa Abutalibu. Nawe ageje imyaka 6 nawe arapfa, ajya kurerwa na se wabo witwa Abdulmutalibu. Noneho uwo ni wamureze kugeza ubwo yaje gukura, amaze kuba umusore, ajya gushaka akazi nk'abasore bose. Noneho aza kubona akazi ku mugore witwa Hadija. Uwo Hadija yarapfusha abagabo inshuro 2, yari umucuruzi ukomeye, abagabo baramusigiye imitungo myinshi. Noneho amugira umukozi, akajya ayobora imisafara cyangwa ingendo z'ubucuruzi ziva Arabia Saudite zigenda zica muri Israel zikajya muri Syria. Akazana imitwaro y'abantu y'ubucuruzi, agenda agaruka. Icyo gihe muri Syria hari abakristo benshi. Ureba ko naryo torero rya Antiokia rya Hawo Barnaba yari na Saul rya torero rikomeye cyane mu mateka ya Bibiliya ryari muri Syria. Yabonaga uko abakristo bagenda basenga, ndetse amateka mwavuga ko nawe yajyagayo akajya asenga. Noneho aza kuza ageze imaka iwabo, nawe akajya mu isenga ry'umusozi Hira, nguri mu birometero 3 uvuye mu mujyi hagati wa Maka, akajya ajya gusenga. Igihe rero yajyaga ajya gusenga muri iryo senga ry'uwo musozi wa Hira, umunsi umwe aza guhura n'uwo bise ngo ni marayika Gaburiyeli. Navuga ngo n'uwo bise gutyo kuko uburyo Gaburiyeli yagiye abonekera abandi muri Bibiliya, wese ko yamubonekeye, we yamugezeho amutera ku munigo, aramuniga twibura, amwereka ibyanditswe ku gitambaro cy'umweru. Abandi bavuga ko ari ikibaho cy'umweru, ati soma, ati sinzi gusoma, ati soma, ati sinzi gusoma, amutera ku muniga, aramuniga. Ibyo kugira ngo wenda abadukurikiranye batumva ko ari amagambo yanjye, reka tubisome mu gitabo kibivuga. Hari igihe uvuga, bivuga utabisoma, bamwe bakavuga ati buriya muntu ubwo atari umusilamu ntabwo yaba ari harengera. Reka turebe iki gitabo cyitwa Wakeze Mtume Wakubwa na Wadogo, abagore b'intumwa abakuru n'abana be, wakubwa na wanawe, abagore bakuru ndetse n'abana be. Muri page yacyo ya 12 haragira ati hata siku moja mwezi wa Ramadhani na hali ya kuwa mtume kisha timiza miaka 40, mara siku hiyo Jibrili alimdhihikia na kumjuvia kuwa kisha kuwa nabii, na vituko vingi alimfanyia kama tunavyosikia. Ngo mu kwezi kwa Ramadhani Muhammad ageje imyaka 40, marayika Gaburiyeli yaraje aramubwira ati wewe wamaze kuba umuhanuzi, ngo amukora udukoryo twinshi, aravuga ngo ni vituko, amukora udukoryo twinshi abimubwira. Basi mtume akafanya hofu, intumwa iratinya cyane, akarejea kwa mkewe akimhadithia, ajya ku mugore we amubwira imubayeho. Pare homa kubwa kabisa ikampanda, ako kayagira umuriro mwinshi cyane, akataka afunikwe nguo, mara akawa anatetemeka kwa nderemo, arasaba ngo bamworoze imyenda, atengurwa ahinda seka degeri kwa nderemo akiweweseka na kusema, aravuga ati najihofia nafsi yangu kuchezewa na mashetani na kuniharibu akili. Avuga ati je mfite ubwoba kwa mashetani yankinishije akaba yanyangije ubwenge na kunizuga akanyangiza. Bibi Hadija pare alimdakizia, akamwambia uwo mugore Hadija aramuga tereka da, wacha hayo, ati reka ibyo sivyo atakavyokuwa, ati suko bigomba kuba kuri wowe. Wewe huwezi kuchezewa na mashetani. Wewe ntabwo wakinishwa na mashetani. Shetani hawezi kumchezea mtu mwenye sifa zako. Satani ntabwo yakinisha umuntu ufite ibigwi nk'ibyawe. Wewe unatazama vyema jamaa zako, ataufata neza bene wanyu, unachukua mizigo ya hata watu wasio kuwa wako, atujya mu bucuruzi utwara n'imitwaro itari y'abantu bawe, ntuyirigise ukabazana amafaranga yayo, unabadhirishia watu sifa njema, abantu ubereka ubitwaraho neza, unafanya hivi na kufanya vile.
atukora ibi ugakora na biriya by'ukora ni byinshi cyane. Furahi ndugu yangu, atishime mwene data, tuwa moyo wako, tumutima wawe nutuze. Wallahi mimi naona umekwisha kuwa mtume. Ati wallahi hugo jewe ndabona wamaze kuba intumwa. Uwo marayika Gaburiyeli yabonekeye we ntacyo yigeze amenya, umugore utari uhari aravuga ati ariko wowe hugo uko mbibona wamaze kuba intumwa. Ubwo rero kuva icyo gihe yumva ko yabaye intumwa nk'uko umugore yabimubwiye, ndetse ukomeje gusoma ngo bagiye kwa nyirarume w'umugore witwa Waraka, aragenda aravuga ati rwose ati n'intumwa za cyane uko zabonekerwaga, ati ubwo koko wamaze kuba intumwa. Noneho dusubiye inyuma gatoya, Muhamadi niwe yaje kurongora uyu mugore Hadija. Icyo gihe Muhamadi yarafite imyaka 25, uyu Hadija afite imyaka 40, nibwo yamurongoraga. Noneho atangije idini ye, urumva nyine niba wari umukozi w'umuntu ukaza kumurongora, ari umucuzi ukomeye cyane, umugore yagiye amufasha muri byinshi kuko yari umutunzi cyane. Noneho rero atangira kwamamaza idini ya Isilamu. Muri iyo minsi amaze kubona abayoboke batari benshi baramurwanya cyane, Maka aratoroka aragenda ajya Madina. Bavuga yuko kuva Maka Madina abandi bakeka ari birometero 450, hagati ya 450 na 280 ajya Madina. Ageze hari Madina asanga abantu baho bari mu muvurungano ntibumvikana, hari amoko menshi, hari n'abayahudi benshi. Noneho aragenda arabahuza, ahubwo ababera umwami, abera nk'umwami, abari ubategeka. Niyo mpamvu bavuga ko yari umwami kandi ari umuhanuzi, aba umuyobozi w'idini, aba n'umuyobozi w'abantu. Ari aho Madina ubuzima bwarakomeye, umva yari yavuye iwabo Maka, bahunze. Bageze Madina ubuzima bwarakomeye, niko batangiraga kurwana jihadi. Impano ntagatifu, ariko iriya ntambara avuga ko ari ntagatifu yatangiye ariyo kwambura abantu ibyabo, bakajya gufata ya misafara y'abantu iva za Siriya bakabambura, babona uko babaho. Barwanya intambara ya Baduru, barwanya intambara ya Ahudi, barwanya intambara ya Karibara n'izindi. Noneho kandi bakabambura agatwara ibyabo. Noneho bari hariya bari gutangira no kurwanya intambara, bahindura abantu kuba abasilamu ku ngufu. Ari nabwo muri 631 yaje gutera Maka, amaze kugira ingabo nyinshi nk'ibihumbi 10. Arahatera, arahafata, ngo amenagura bya bigirwamana byose by'Imaka, asigaza nako ryabuye ryirabura ryonyine. Ryabuye ryirabura nazo tutaza kurigeraho, ibindi byose arabimenagura. Agenda yigisha ko Imana ari imwe. Ayo ari amateka makeya yuko yabonekeye nuko atangiye idini. Dusubiye inyuma gatoya, abonekerwa bwa mbere, amagambo yabwiwe nawe yumvise biragutangaza ukuntu ariyo yamugize intumwa. Kuko ishishurwa rya mbere yabonye riri mu gitabo cya Qur'ani, igice cya 96 umurongo wa mbere kugeza ku wa 8. Niryo ishishurwa rya mbere yabonye. Reka wumva aya magambo ko avuga, nawe uri bwihitiremo wumve iryo hishurirwa. Igice kiravuga ngo, soma ku izina rya Nyagasani waremye, yaremye umuntu mu rusoro. Soma Nyagasani, kuko yumva yamwerekaga ibyo asoma kuri ya gitambaro. Soma Nyagasani wawe ni umunyacyubahiro cyane, wigishije akoresheje ikaramu, yigishije umuntu ibyo atarazi. Oya, mu by'ukuri umuntu arigomeka kuba yibona ko akize. Mu by'ukuri kwa Nyagasani wawe niho garukiro. Ni amagambo yabonye bwa mbere bimugira intumwa. Muri amagambo yanyosomye mbura n'ijambo na rimwe ryambwa ati Muhamadi uyu munsi ubaye intumwa, cyangwa ndaguhamagaye wawe umukozi wanjye. Ntaryo mbonamo na rimwe, ariko amagambo yabonye ababaye intumwa. Yaje kubona kandi muri Qur'ani igice cya 74 nandi yakomeje kugenda abona amahishurirwa atandukanye. Nibwo atangiraga nyine idini ye. Sinshaka kujya mu mateka cyane, ahubwo noneho turebe noneho
iyi dini ya Islam ihagaze iti ubundi idini ya Islam icamo isi ibice bibiri usomye kino gitabo muziri mu evangelism niho bisanga haravuga ngo isi iyicamo ibice bibiri. Igice cya mbere dhul Islam na dhari uruhabi. Igice dhul Islam igice cyowe na Islam. Dhul Arihabi igice kigomba kurwanywa mpaka kibaye Islam. Bivuze igice cyoborwa na Islam na Sharia cyo ni igice kimwe, ubwo ni nk'icyahawe umugisha, n'igice kigomba kurwanywa kugeza ubwo kibaye Islam. Islam ikatema isi ibice bibiri, ababaye abasilamu n'abatarababo, abafite abanyamahirwe n'abagomba kurwanywa mpaka babaye abayisilamu. Iyi Islam rero ntarajya kure cyane, ifite ibyo bita ngo ni inkingi ziyifashe eshanu. Inkingi za Islam eshanu, ni byinshi, reka tuvuga kuri imwe. Ubundi inkingi ya mbere ya Islam ni shahada ni ukwatura ko Imana ari imwe na Muhammad ari intumwa yayo. Na shahadu la ilaha Muhammad rasulullah, ndemera ko Imana ari imwe na Muhammad ari intumwa yayo. Ukimara kwatura ibyo nta kindi urakora utaranakebwa, ubwo wamaze kuba umusilamu. Kuko umusilamu ntabwo ari ugukebwa, ni ukwatura ko Imana ari Allah na Muhammad ari intumwa yayo, ubwo umaze kuba umusilamu, uba wabaye umusilamu. Aha iyo ni inkingi ya mbere sinyitindaho cyane. Wasoma Qur'an 48 29. Iya kabiri salati cyangwa sara, gusenga. Bategeka gusenga 5 ku munsi. Isengesho rya mu gitondo alfajiri, isengesho rya saa 6:20 na 20, ntuza adhuhuri rya saa 9:00, arasiri rya saa 12, magaribi irya nyuma isha rya isha, ni 5 ku munsi. Urumva rero umusilamu wese ategetswe gusenga ko 5 ku munsi. Iyo muri Qur'an 50:39 kugeza kuri 43, na Qur'an 24 ku 58 usanga ayo magambo ukuntu ukuriye gusenga 5 ku munsi. Kandi buri sengesho rifite ibice birigize, ko amagambo ugenda usubiramo ukamenya ngo ibya mu gitondo ni raka wenda 4, irya saa 7 saa 6 ni raka wenda 2, irya saa 9, gutyo buri sengesho rifite ibice birigize bita ngo ni raka. Urumva rero hari raka zitandukanye zigize rya sengesho. Aha, kandi rero mbere yo gusenga ugomba kubanza kwiyeza, gukaraba. Ubwo twizera ko twezwa n'amaraso ya Yesu, bo bezwa n'amazi, kandi ya mazi abuze bezwa n'ibitaka. Uryo ibitaka ni ibitagatifu birejejwe muri Islam. Uragenda rero ugakaraba mu kuboko 3, amaguru 3, mu gahanga 3, mu mutwe 3, mazuru 3, mu kanwa 3, ahantu hose ni 3. Ahubwo bafite ubutatu bwihishe ukuntu utamenya ariko urumva ni bari 3 harimo ubutatu bwihishe. Buri kintu cyose ni 3. Ubwo rero ukaba wemereye kujya imbere y'Imana ugasenga wejejwe. Ariko iyo amazi yabuze ukora icyo bita tayamamu. Tayamamu ni ukwiyejesha ibitaka. Igitaka mu gihe kirejejwe, ufata igitaka nyine wakoraga 3 ariko ukoresha igitaka no mu kanwa. Sinzi mu kanwa munyagiye bakora ikimenyetso cyo gukoraho gusa, ariko wakoze ku gitaka. Ibyo byanditse muri Qur'ani 4:43. Reka dusome aho hantu kugira ngo n'abakurikiranye babyumve. Oya ntago twebwe ntabwo tuzanywe no kurivuga nabi, tuvuga ibyanditse. 4:43 biranya ukuntu itaka cyezwa, kuko nzi ko akenshi cyo gifite n'ibintu byinshi bitari byiza, n'imyanda myinshi cyane. Haravuga ngo yemwe abemera
ntimukegere swalati mwasinzi kugeza igihe mumenya ibyo muvuga cyangwa mufite janaba, keretse mwambukiranya inzira kugeza mwiyuhagiye. Niba muryamye cyangwa muri mu rugendo cyangwa umwe muri mwe avuye ku musarane cyangwa mwabonanye n'abagore banyu ntimubona amazi, mujye mukora tayamamu n'itaka risukuye, muryihanaguze uburanga bwanyu n'amaboko yanyu. Mu by'ukuri Allah niwe ubabarira cyane uhebuje mu guhanagura ibyaha. Uyu murongo wumve neza, yemwe abasilamu abizera n'abasilamu abwira ntimukegere swalati mwasinzi. Ubwo so ukiraho gusa Isilamu ibuza inzoga cyangwa ibuza gusenga wasinze? Yemwe abizera ntimukegere swalati mwasinze kugeza igihe mumenya ibyo muvuga, kugeza igihe musindukira. Ntimugasenge mwasinze kugeza igihe inzoga zibashiramo, cyangwa mufite janaba. Janaba ni ya myanda ufite maze kuryamana n'umugore. Ntimukegere swalati mufite janaba, ya myanda izaho muryamanye n'abagore, ngo mujye mubanza mwiyuhagire. Cyangwa se niba mwarwaye cyangwa mwari muvuye se kuri toyi ku musarane cyangwa mwabonanye n'abagore banyu ntimubona amazi akabura, mujye mukora tayamamu mushaka igitaka cyiza. Ngo rero ukuntu uvuye kuryamana n'umugore ugashaka igitaka cyiza cyo kwiyeza, uva kuri toilette gushaka igitaka cyiza. None bavuye kuri toilette hari amagambo ngo bavuga, niyo binjiye hari amagambo numvise bavuga. Iyo genda irindi somo, ubundi ujya ntabwo ujya kwinjira muri toilette ntabwo ujyanamo kuguru kw'iburyo, ubanzamo imoso, hari n'isengesho ryinjiramo. Unasohoka kandi ubanza imoso, ubanza indyo. Kandi ujya mu musigiti ntabwo ubanza n'imoso, ubanza indyo. Iyo ni ibintu by'imigenzo birebire ntabwo twabijyamo ngo tubirangize, ntabwo twabijyamo ngo tubirangize. Ubwo ukibaza ese babuza inzoga cyangwa babuza gusenga wasinze? Aha, noneho icya gatatu, inguzo ya gatatu bavuga ko ari inkingi eshanu zikoze Isilamu. Inguzo ya gatatu zakati cyangwa amaturo. Korani ivuga yuko nugira icyuha Imana mu byo utunze izakubabarira ibyaha byawe. Burya Imana ushobora kuyikinika kubabarira? Ntibishoboka. Hano niko bivuga. Allah arawe umuhara kubabarira. Wigeze gutamuza uvuga ngo imyizere yabo afite ngo nukora ngo imirimo myiza myinshi ngo bidaje kuri balance, ngo imirimo myiza ngo niba hejuru ngo ibyaha bizaje hasi. Ku murongo tusome hano kuvuga nukora reka twumve akantu kavuga 34:17. 34:17 iyo ni Korani. Wumva ko havuga nimuguriza Allah inguzanyo nziza azayibitura anabahanagureho ibyaha, kandi Allah nushima cyane umwitonzi. Mu Kinyarwanda bavuze kuguriza, ariko kandi bavuga kumuha. Izindi Korani zivuga kumuha, ariko n'ubundi ngo utanze abagurije Imana. Reka wumve izindi mu bindi bice uko havuga, kuko hatandukanye n'aha dusomye. Mvuko havuga haragira hati 34:17, mkimkatia Mwenyezi Mungu sehemu nzuri katika mali zenu, mkazitoa katika njia ya heri, atakuzidishieni na kugufirieni, na Mwenyezi Mungu ndiye atoaye thawabu nyingi mpore. Ngo aho bavuga kumanyura n'ugiye cyumanyurira Imana mu byo utunze, Imana izakubabarira ibyaha byawe kandi kugira imbabazi. Urumva Allah igize icyumuha arakubabarira, imbabazi ze ziragurishwa rwose. Igize icyumuha arakubabarira. Aha, noneho ya kane, saumu. Saumu ni ukwiyiriza ubusa kwa kwezi kwa Ramadhani. Abayisilamu bizera ko kwa kwezi kwa Ramadhani aribwo Korani yamanutse
babuza ko yamanutse. Uretse yuko nibirebye buri gice ko cyagiye kiza ukwacyo, byamanukiye Maka, byamanukiye Madina, ariko hano baravuga ko yamanutse muri kwa kwezi kwa Ramadhani. Noneho kuri kwezi bategetswe gusiba, kandi buri musilamu wese agomba gusiba. Uko gusiba nako tuzaza kukurebaho gatoya nitubona kanya. Ngiye iyo mbona kuno gusiba, mbona ari guhindura gahunda y'imirire, kuko basiba ku manywa ariko ijoro ryose bararya, kuko ku mugoroba barya ifutari, mu masaa 3 saa 4 bararya, kugeza mu rukerera barya. None se niba umuntu ariye gatatu irije we arya kangahe? Giye utirije cyangwa utari umusilamu, giye nirya kangahe? Nange ni gatatu, hari nige ntabibona nkarya kabiri cyangwa rimwe. None niba umuntu yirije akarya inshuro 3, gihe ahubwo mbona ari guhindura gahunda y'imirire. Ibyo aryaga ku manywa akabirya nijoro, ibyo aryaga nijoro, ibyo byajyaga arya nijoro, byo nabyo akabishyiraho ku byo bindi yajyaga arya ku manywa. Ibya Ramadhani byanditse muri Korani igice cya 2 184, n'igice cya 2 abumva icyaraburi surati Bakara 184 kugeza na 185. None ukibaza, none se niba umuntu yiriza akarya ibyo kurya inshuro zingahe, ubwo yirije gute? Iyo myirizo yo ni yihe? Reka twe kwitindaho cyane, bo bazi uko babigenza. Ariko ubwo iyo mbona mwezi Ramadhani ibyo usanga ahubwo umuntu arakusanyije amafaranga menshi azarya mu kwezi kwa Ramadhani, yararunze depo yashyize mu nzu, niba afite ubwo bushobozi ibyo azarya muri Ramadhani, kandi ngo aribwo azaba yiyirije. None se umuntu ariyiriza ahubwo akabika ibyo azarya byinshi mu kwezi kuko kwiyiriza, kandi ari kwiyiriza. Aha, ikindi, iyo umuntu yiyirije nako byaburaniye kwiyiriza, ariko kurugero cyangwa araho yagiye, iyo minsi yemere kuzayishyura igisibo cyararangiye. Noneho cyangwa se byamunanira kwiyiriza akagaburira umukene, ubwo bikaba bihwanye no kwiyiriza. Nihuse aho sinshaka kubatinda, inkingi ya nyuma ya Islamu niyo bita hija. Hija muri rwa ruzinduko rwabo rutagatifu. Rwa ruzinduko narwo rurimo byinshi. Icyambere yo kujyayo bavuga ko mba kwiyeza, kwishyura amadeni yose, kugenda nta kibazo ufitanye n'umuntu, n'ibindi byinshi ntashobora kuvuga nonaha, kuko ibyo nshaka kuvugaho cyane ngo mbitindeho. Noneho iyo bageze hariya hari hakorerwa ibintu byinshi. Icyambere, ntabwo bakora iriya mizenguruko ahantu habo hatagatifu bambaye iriya myenda yabisanzwe. Iriya myenda bayikuramo bakambara amashuka y'umweru. Umuntu wese wahageze, yaba ukomeye n'uworoheje, kuko bakomeye ku isi nzima, iyo usanga miliyoni 2 zahageze, miliyoni 3, miliyoni yose abo bose bahageze bambaye bose imyenda y'umweru, imyenda isanzwe yose bayivanyemo, ari ishuka yonyine. Noneho bakajya muri mizenguruko yabo mitagatifu, nako ni mitambagiro, si mizenguruko, mitambagiro yabo mitagatifu. Ahantu bazenguruka derenga rero bajya kuri Arikaba, bazenguruka inshuro 7, bagenda basenga, basoma tasbih ni shapure yabo inshuro 7, ndetse bagira kuri ryabo yeho bakanarekura akavuga ngo labeka Allah, ndakwitabye Allah, kuri ryabo yirabura ari aswadi. Aho nahambere harahandi bajya noneho mu kiba cya Arafa gutera Satani amabuye. Hari inkingi 3 ziri mu kimbo cya Satani, bajya gutera Satani amabuye, ariko bajyana n'Imana, abantu bagenda gutera Satani bakanamuhamya, bakajya gutera Satani amabuye muri ya kiba cya Arafa. Koko nyango ahubwo wamumoro nkamuca umutwe bajya gutera Satani amabuye mu cyariya. Aha gatatu bajya ku mutambagiro muri rya senga ry'umusozi Hira, hamwe Muhammad yabonekerwaga, hamwe marayika yamunigaga. Aho naho bajyayo kuhatambagira nyine. Aha kane bajya ku mazi ya Zamzam. Amazi ya Zamzam ni ahantu hari amazi twakwita ngo nayo umugisha. Amatenga avuga yuko ifarasi itwaye Muhammad, ubwo asoma kuri amazi
yarahwezaga ikareba kure, yego niba aho ibonye gahita kandi hamugeza, nibonye Kabuga kahagera, nibonye Rugende igahita ihamugeza, nibonye Rwamagana ikahamugeza, nibonye Kayonza igahita ihagera. Urumva ayo mazi rwose nabo baragenda noneho bakavomaho amazi bazana, burya bazana utubido tw'amazi iyo baviriye. yego Ndetse bamwe bavuga yuko ari n'abakoresha za feye nibo koresha n'ibindi bintu byinshi cyane by'ubwenge bakoresha. Noneho bahava ahandi bajya ku marimbi Madina, yego kumva ya Muhamadi no kumusengera. yego Uko isomye Qur'ani igice cya 33 umurongo wa 56 aravuga ngo buri Imana n'abamarayika basengera intumwa. yego Ubwo rero na buri musilamu wese ategetswe gusengera intumwa. Niyo mpamvu buri musilamu wese umuvuze, iyo uvuze ngo Muhammad igomba kuvuga sallallahu alaihi wasallam, Imana muhamahoro n'umugisha. yego Ariko nsubiye inyuma ngo Imana n'abamarayika basengera intumwa, ahubwo ukibaza bayisengera kuri indi, kusenga ko kurusha ubushobozi ngo Imana n'abamarayika basengera intumwa, kugira ngo bagirire bayisengere byiza nyine mahoro n'umugisha. Ubwo rero ngo nawe abizera bose nawe bagomba kuyisengera. Reka tusome umurongo, simba nshaka kudasoma kugira ngo ubyumva nawe akurikire neza. Hari ababyumva nk'uko kavuga tubwa atari umusilamu wese atari ko byanditse. 33:56 aravuga ngo hakika Mwenyezi Mungu anamteshema rehema na malaika wake wanamuombea dua kwa vile vitendo vizuri alivyofanya. Basi enyi Waislamu, muombeeni msalieni mtume, muombeeni rehema na muombeeni amani. Imana na malaika bayo basengera intumwa. Ubwo rero Bayisilamu mwese musengera intumwa, muyisabira imbabazi, muyisabira amahoro. Urumva rero bajya ku marimbi Madina ngo bayisabira imbabazi, numva barashakora ibyaha. Munyari bya yarakoze kirangira ngo koko sinzi ko abapfuye abakibikoze, ariko n'uyu munsi baramusabira wenda ntarababarirwa bose. Birashoboka ko atarabarirwa n'uyu munsi, kuko niba bakimusengera uyu munsi kandi atakiriho yarapfuye. Aha haravuga mu Kinyarwanda ngo mu by'ukuri Allah ayimuheze umuhanuzi n'amarayika bakazimusabira, yemwe bemera nimusabire impuhwe munamusabire rwose amahoro. Urumva rero bajya ku marimbi Madina gusabira intumwa. Noneho hari n'ibindi bice bajyamo bindi nka Safa na Marwa. Safa na Marwa ni ibintu by'ibibuye binini cyane, nawe kera babisengaga nk'Imana, naho bakajya gutambagira rero kuri ibyo bibuye. Noneho wavayo rero ukaza wabaye haji. Ni bumva bahaji, numva bahaji ati kandi abantu bavayo kenshi ngo baba bakiri. Sinzi ko ari bose, ariko kera bajyaga bavanayo n'ibicuruzwa. Bajyaga bavanayo n'ibicuruzwa byinshi kandi cyane bana basoreshaga bavuye mu zindiko rutagatifu. Ubu sinzi ko bigikunda cyane, ariko bavaga n'ibicuruzwa na Qur'an bivuga ngo nta kibazo igiye ugacururizayo mu gihe cya hijja. Yego. Aha izo zari inkingi rero za Islam. Abantu benshi bavuga ko Islam ngo ari idini y'amahoro. Sinzi impamvu ahita ko ari idini y'amahoro, giye nyisoma muri Qur'an. Iyi ni Qur'an ntagatifu. Iyi Giswahili, iyi ni Ikinyarwanda nayo. Kuvuga ngo ni idini y'amahoro giye birangora kubyumva, kuko ndebye inyigisho zibereyemo zinkura umutima. Iyo usomye Qur'an igice cya 9 umurongo 29 haba ngo murwanye, reka tubisome kugira ngo banabyumve. Iyo dini y'amahoro ivuga intambara, haravuga ngo piganeni na wasiomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, murwanye abatizera abatizera Imana Allah n'umunsi w'imperuka, wala hawaharimishi alivyo viharimisha Mwenyezi Mungu, cyangwa bataziririza ibyo Allah yaziririje n'intumwa yayo, wala hawashiki dini ya haki, batemera ni dini y'ukuri miongoni mwa waliopewa kitabu. Muri abo harimo abahawe igitabo, murwane nabo mpaka watoe kodi kwa hiari yao
hari wa meti murwane nabo mpaka mubemeje batange n'umusoro kuko baza kuba abasilamu kugeza ubwo mubemeza. hari umusoro witwa jizya w'abantu babaga mu bihugu by'abasilamu batemeye kuba abasilamu, ukabisorera nk'uko dusora muri reveni dusorera imitungo, ukajya usora kuko utabaye musilamu. Murwanye abatemeye Imana n'umunsi w'imperuka n'intumwa yayo, cyane cyane abahawe igitabo. Iyo bavuga abahawe igitabo muri Bibiliya bavuga abakristo n'abayuda. Nanone undi murongo 47 umurongo wa 4, 47 umva iyo dini y'amahoro, 47 umurongo wa 4 haravuga ngo 47 umurongo wa 4 haravuga ngo basi mnapokutana wale waliokufuru. Reka nsome wenda mu Kinyarwanda kugira ngo gihute. Nimuhura n'abandi batemeye babahakanye, yego, batemeye Muhammad n'ibyo yigisha, yego. Reka dusome 47 umurongo wa 4. Haravuga ngo nimuhura ku rugamba n'abahakanye mujye mukubita ku bikanu, nimubanesha mujye mubaboha kugeza intambara irangiye, mushatse mukabarekura nyuma cyangwa bakicungura. Ibyo nibyo arashaka. Yari kubatsinda, ariko ni ukugira ngo agerageze bamwe muri mwe ku bandi. Abishwe mu nzira ya Allah ntazaburizamo ibikorwa byabo. Nimuhura n'abatizeye Allah kubita ku ijosi. None ukibaza iyi dini y'amahoro ivuga ngo muzakubita ku majosi abantu batizeye Allah, kwizera Allah ni agahato. Imana barayigwanira cyangwa irigwanira? Oya, muri Qur'ani barayirwanira. Yego. Twize kuri ikiganiro turi Nyamirambo n'abasilamu abashehe. Ntabwo nti Imana wundi murwanirira burigira imbaraga. Ni gute Imana mujya kuyirwanirira nk'ariyo barwaniriye? Ngo yango ariko ngo nitegeko ryayo ko tuyirwanirira. Ariko urumva nimuhura n'abatizeye Allah mukubita amajosi. None se no kwizera Allah ni igihano. Kwizera Allah ni itegeko, ni ku ngufu. Bibiliya ivuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umwizera ntazarimbuka, utamwizera azarimbuka. Akavuze ngo uwizera abona ubugingo, utamwizera azarimbuka. Ariko ntabwo avuga ngo ku ngufu utizeye mukubita ijosi murice. Ntabwo Imana ihata, ariko waravuga ati mukubite ku majosi kuko batizeye. Aha, undi murongo ngo murwane n'abatizera kugira ngo uzahasigare idini imwe gusa. Korani 8:39. Umva nawe kuvuga ngo ugiye kurwana n'abatizeye Allah kugeza ubwo hasigare idini imwe. Reka wumve ko wavuga kugeza ubwo hasigare idini imwe. 39 nta gindi dini mbese ivuga. Ivuze wakubita ku izosi. Reka wumve ko wavuga 8:39 haravuga ati napigane nao makafiri, murwanye abo bakafiri buna batemera mpaka asiwepo mateso ninyi kuteswa na wao kugira ngo atazaba kurengwa nabo kwa ajili ya dini kama wanavyokuteseni ninyi, na dini iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, idini iwe ya Allah yonyine. Asiradhie mtu kuabudu dini anayotaka. Nibibeho kugira ngo umuntu asenge mu idini ashaka, lakini wakiacha basi hakika Mwenyezi Mungu anayaona wanayoyatenda. Murwaye nabo kugeza ubwo umuntu adasenga mu idini ashaka. Ahubwo ukibaza mbuzo wanje gusenga mu idini nshaka. Kandi no Qur'an isa nk'ivuguruza. Haraho muri surati Maida Allah yabwiye Muhammad ngo wowe ntabwo yemerewe gucira abayuda urubanza kuko bafite Taurati, bafite ibitabo by'amategeko. Arongera avuga none ngo kandi ngo Injili ariko ubutumwa bwiza ngo ni uongozi wenye nuru, n'ubuyobozi bufite umucyo. Niba Injili idahagije kubayobora
ujya kubaca amashusho ushaka iki? Reka tusome iyi mirongo kuba twumva bakurikirane. Haravuga ngo reka soma mu Kinyarwanda kugira ngo byihute. 5:43 5:43 ni gute bagushaka ko ubakiranura kandi bafite Taurati irimo amategeko ya Allah, kandi nyuma y'ibyo bagahindukira abo sabemera. Hano akavuga ngo barashaka ko ujya kubacira imanza bashaka iki? Bafite Taurati irahagije ko bayikoresha bagaca imanza zao. Kisha baada ya hayo wanakugeukia, sio wenye kuamini lolote, wanafanya hada. Ngo Muhammad ntabwo wowe ugomba kujya kubacira urubanza kuko bifite Taurati yawo. Ku murongo wa 46 naho akavuga ngo twabazaniye intumwa dukurikizaho Isa bin Maryam, dukurikizaho Yesu mwene Mariya, kuyahakikisha aliyokuwepo kabla yake, aza yemeza ibyahozeho nyuma ye muri Taurati, na tumuha Injili, tumuha ubutumwa bwiza iliyomo ndani yake uongozi wenye nuru. Muri iyo Injili harimo ubuyobozi bufite umucyo. Kuyoborwa na Injili harimo umucyo w'Imana. Niyo mpamvu Imana abwiye Muhammad ngo ntabwo abacira imanza abakristo n'abayuda, bafite ibitabo bibayobora. Ariko hano noneho harahinduka, ahubwo mu bavuna amajosi niyo batemeye kubita amajosi. Dukomeza turebe indi mirongo mikeya ko ntabwo utayisoma yose. Haravuga ngo mmelazimishwa kupigana vita ya dini ni jambo zuri. Mwategetswe kurwanya intambara y'idini, kandi ibyo ni ibintu byiza. Surati Bakara cyo ni igice cya 2 cya Qur'ani 116. Ni itegeko hubwo murabitegetswe kurwanya idini ya Allah. 116 haravuga ngo iki? 2:113 mmelazimishwa kupigana vita ya dini, nano ni jambo zito kwenu, kandi icyo ni ikintu kiremereye gikomeye kuri mwebwe. Mutegetswe kurwanya intambara y'idini. Umusiramu ategetswe kurwanya intambara y'idini. Ikindi wenda twihuse 49:15 ho bavuga ko umusiramu nyakuri 9:15 ari urwana idini, ahubwo abatarwana ahubwo byerekane ko bishobora kuba atari batemewe neza. Umva ko bavuga 9:15 haravuga ngo 9:15 sorry nanjye 8 9:15 haravuga ngo wenye kuamini kweli kweli, abizera by'ukuri ni wale wanaomwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, ni babandi bizeye Allah n'intumwa yayo, kisha bakawa si wenye shaka na kupigania dini, ntibashidikanye kurwanirira dini ya Mwenyezi Mungu y'Imana kwa mali zao, batanze imitungo yabo, na kwa nafsi zao batanze n'ubuzima bwabo. Hao ndio wenye kuamini kweli, abo nibo bizera bukuri. Ngo umwizera w'ukuri nuwemera Allah n'intumwa yayo bamwizeye, none ntashidikanye kurwanirira idini, atanze imitungo ye, atanze n'ubuzima bwe. Gutanga ubuzima ni gute? Koya ku rugamba kurwana ashaka ugapfa, ni kumwe ajya mu isoko akituritsa yisha abakafiri batizera Imana, akemera agapfa kuko yakunze Allah. Ikindi navuga ko imirongo ni myinshi. Igice cya 9:55 toa roho za makafiri na chukua mali zao. Twara ubuzima bw'abakafiri utwaye imitungo yabo. 9:55 ubundi ni kubica warangiza. Umva se gutwara ubuzima nyine no kugira gute? Ubuzima bwabo bujyana. 9:55 ni Qur'an, idini y'amahoro. Haravuga ngo yasikufurahishe mali zao wala watoto wao. Ngo imitungo yabo ntigushimishe yonyine cyangwa abana babo. Anataka Mwenyezi Mungu Imana yashaka kubahana kwa hayo,
katika maisha ya dunia. Imana ishaka kubahana muri ubuzima bwo mu isi. Zitoe roho zao na hali ya kuwa ni makafiri. Twara ubuzima bwabo, kuraho ubuzima bwabo kuko ni abakafiri. Imitungo yabo ntuyisige, abana babo ntubasige, kuraho ubuzima bwabo kuko ni abakafiri. Ngaho tekereza, ahubwo giye ndeba ahubwo neza Korowani, bariya twita ngo ni ibyihebe, niho bakurikiza Korowani. Niho bakurikiza Korowani kuko niho bakora ibintu turiho dusoma kandi biri mu gitabo cyabo gitagatifu. Igihe nibo mbona bakurikiza Korowani neza, bajya bagasanga basenga bakabica, bagafata abantu mu nzira bakabagirira nabi, bati turiho turakorera Allah. Imirongo ni myinshi ntabwo nayisoma yose, ariko ukiri ngaho nubwo wabikora ibyo bintu ntabwo byemewe n'Imana. Yo muri Korowani? Oya, muri Bibiliya yuko reka imasi Imana kivanga umukundane, Imana ivanga umwicane. Imana ivanga ukunda mugeze nkuko wikunda. Icyo ushaka ko bagukorera, ubari cyo ukorera abandi. Niba utifuza gupfa ntiwakwica abandi. Niba utifuza gukubitwa no gufungwa ntiwabikorera abandi. Yavanga ibyo utifuza ko abandi bagukorera ntuzabikorera abandi. Ahubwo ukunda Imana, ukunde na mugenzi nkuko wikunda. Ntabwo rero Imana yakwishyura urukundo nahize avuga ngo ujya guca abantu amajosi. Ndumva ari birebire ntajya kure cyane. Ndi hafi kurangiza koko n'ubundi ntabwo wabirangiza byose ngo uzabimareho, ariko icyo nshaka kuvuga abavuga ngo ni idini y'amahoro isinemeranywa nabo ku izina gusa. Isilamu bisobanuye kuganduka, kubaha Imana, kwicira bugufi. Umusilamu bisobanuye umugandukiramana, ariko wajya kwinjira mu byanditswe ugasanga bitandukanye na ya mazina yo kuganduka no guca bugufi. Aho bavuga ngo ica mugenzi ko utari umusilamu, iki ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Sinzi umurongo narangiza kuko ni myinshi cyane. Tujya tubona bano bantu iyo tuvuga ngo ni maharamia mu Giswahili, bajya bafata amato mu nyanja, baturarekura, bati harimo abantu 14 bafashwe mpiri barahambiriye, turaborekura nuko tubonye miliyoni 2 z'amadolari. Bira hano birimo, hano muri Korani birimo. Korani 8:41 haravuga ngo iki muri Korani 8:41? Haravuga ngo najueni ya kwamba chochote mnachokiteka mnachokipata ngawira, icyo mubonye wese mwagifashe mpiri, cyo muzafata mpiri, basi sehemu yake ya 5 ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume na jamaa zake na mayatima na maskini na wasafiri, ikiwa ninyi mnamwamini Mwenyezi Mungu. Icyo muzafata mateka, icyo muzafata mpiri, mumenye ko 1/5 ni 20%, 20%. Icyo ni icy'Imana n'intumwa yatima imfubyi n'abandi bantu batishoboye. Icyo menye ko ari icyabo. Ubwo baragendaga bafata ibyo bafashe byose, 20% bagaha Muhammad. Urumva ukomeje hano baravuga ngo kandi Imana niyibizi, niyizi buri kintu cyose. Icyo muzafata ku ngufu ku rugamba 20% mushyire Muhammad n'Imana ye n'abakene. Urumva rero n'abari abandi baragenda ati twafashe ibi nibi, ngava bafati ubwato ati turashaka miliyoni y'amadolari cyangwa turabica, bakajya banafotora kerekana abantu bahambiriye. Byabe muri Korani birimo, byatangiye kera mu gihe cya Muhammad. Bamuha 20% ibyo bafashe byose. Bana nabo ni bafata 20% akatwara munsi y'igiti, sinzi uko bayatanga, ariko byariho kuva kera. Urumva rero yari amateka ya Isilamu mu nca make, ntabwo navuze ibintu byinshi kubera iminota, ariko mabwira ngo abantu ntabwo bayizi, bayibeshyaho cyane. Isilamu ntabwo ari idini y'amahoro nkuko bamwe babivuga cyangwa uko babyigisha ngo ni idini y'amahoro, kuko niba bavuga ngo wisho mudahuje kana ko muvuna ijosi mwica abantu hasigaye idini imwe, ibyo ntabwo. Ibintu by'idini no kwihitiramo. Je nkitamo kuyoboka Imana cyangwa se nkayoboka Satani, nkajya kuraguza, nkajya mu bapfumu nkiga ibyo nshaka, nkaho umwicanyi nanjye wenda bakanamfunga. Ibyo nige wihitiramo, ntabwo Imana impata ku ngufu. Iyo Imana afata ku ngufu yakavuze ati isi yose ni ikizwe, niyo anabivuga gusa kevana mu kanwa twese twakizwa. Ariko Imana duhaye kwihitiramo, umuntu ahitemo icyo ashaka.
kugira ngo niba rero hano noneho Allah wavuga ati ni ku ngufu utagiye muri iyi dini apfi, utagiyemo twababariye atanga umusoro ko ari mu bihugu by'abasilamu. Ibyo ntabwo rwose yaba ari idini y'Imana, ntabwo yaba ari idini y'amahoro ihata abantu kujyamo ku ngufu kuko babishatse, ari uko dini yabishaka. Ndangiza mbabwira ngo rwose igihe nabwira ngo Imana ishaka abantu bose bakizwa ngo bazabona agakiza bazajye mu ijuru, ntabwo Imana yacu duhata, ahubwo tuvuga ngo tubigishe tugende mu isi yose tubwize ubutumwa, uwizera azahabwa ubugingo buhoraho, utizera azarimbuka. Ariko ntabwo Imana yigeze dutuma ngo tugende abatatwemeye tubice. Iyo ntabwo ari ijambo ry'Imana. Imana ntabwo yemera kwica abantu batizeye. Ahubwo iyo usomye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, rwa kabiri rwa Petero 3:10, haravuga ngo umurongo wa 9 ntabwo ari wa 10, urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 9 haravuga ngo Imana ntabwo itinze isezerano ryayo, ahubwo ikomeza kutwihangana kugira ngo n'abandi bihane. Imana ibirindire ngo n'abandi bihane, ntabwo ngo kuko niba babyanze nitubice, ahubwo bavuga ngo niba impamvu itinze amasezerano yayo no kugaruka vuba, ibirinde ko n'abandi bose bihana. Ndangiza ababwira ngo Imana bahumugisha cyane kwateza amatwi, Imana ibagiriye neza, washaka kugiye cyambaza yazambaza kandi namusubiza. Imana bahumugisha. Bishop, tugana ku musozo, wagira inama ki abantu b'abasilamu ko baradukurikira, kandi dushimira Imana ko ari abasilamu bamaze gukiza, bamaze kumva zino nyigisho, bari no hanze bamaze guhinduka. Niko inyigisho mu muratambuza zirimo zigira umumaro. Harimo abantu bari mu idini rya Islamu batarizi, bakaba baraho, bakaba abantu baba barimo ngaho rwose batazi ibyajyo, batabizi neza bisobanukiwe, ariko inyigisho mugera mutambusa bagenda basobanukirwa. Umuntu yashobora kuba yumvise ubutumwa ari umuyisilamu, cyangwa hari n'abantu bashobora kuba bari no mubaroko kumva ko yaje mu basilamu akabona yuko abasilamu kwa kundi bafasha abantu badashoboye batishoboye, bakabafasha batahangiyeyo haba ari hazima. Ese abantu bose wabagira inama? Abasilamu rero burya bafite icyambere bagira uburyo gushyira abantu mu idini. Naryo ni isomo tuzarivugaho ukuntu babinjiza abantu mu idini. Hari abo baha imirimo kuko abarabu bafasha abasilamu, ugasanga bafite ubutunzi, nabwo ubutunzi bwabo rero bagahinduza abantu kuba abasilamu. Ugasanga rero noneho kubera ubutunzi bwabo wajya umukozi wabo bakaguhindura umusilamu, ndetse abahungu babo bakarongora abakristo, bamurongora akavuga ati nabo barasenga nzagenda nsenge. Ariko rafiki yangu ndakubwira ngo ubugingo bwawe ububugurishije, ubugingo kuba umusilamu ubugingo bwawe ububugurishije. Jewe nagiye inama abasilamu bakirimo batarahishurwa ngo bamenye Yesu umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo, nabagira inama ko bakizwa bagaha Yesu ubugingo bwabo, akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Abagiyemo batabizi nabo rero, harimo abagiyemo batabizi, bamuhaye akazi, bamuhaye pirawo ku minsi mikuru, kuri Eid al-Fitr, Eid al-Adha n'indi minsi. Abagiyemo bagiye kurongorwa gusa, bakavuga ngo uriya musore afite imodoka, afite iduka, reka ngenda njyane, atazi ibyo agiyemo. Kandi nuko kajya kurongora umusilamu, akarongorwa umusilamu atazi ibyo agiyemo. Rwose icyo nabagira inama nabagira ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo kugira ngo azabone ubugingo buhoraho. Naho ubundi rwose badakijijwe nta yindi nzira yazabageza mu ijuru batizeye Kristo. Kuko Bibiliya usomye muri Bibiliya mu byakozwe n'intumwa 4:12 haravuga ngo nta rindi zina twahawe tubasha gukirizwamo uretse izina rya Yesu. Nanone muri Yohana 14:6 Yesu yaravugiye ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo, nta uzajya kwa Data atarigiye umujyanye. Mbabwira ngo izo nzira zindi murimo nta uzabageza, inzira ijya mu ijuru gusa nimwe. Hari bamwe bajya bavuga ngo inzira zose ngo zigera i Roma, ngo nubaca hango yagerayo. Okay, i Roma muzahagera, ariko mu ijuru inzira nimwe. Ntabwo ari za nzira zose zigenda ngo zahuri i Roma. Inzira ijya mu ijuru nimwe, ni uguha Yesu Kristo ubugingo bwawe, akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Atari ibyo nta juru uzinjiramo. Ndetse iyo urebye no muri Korowani 19 umurongo wa 71 bahita ngo ni surati Mariyamu, icyo gice cyitiriwe Mariya nyina wa Yesu. Haravuga ngo nta numwe muri mwe utazajya muri iyo gihonomo, ngo iryo ni ikintu Imana, icyo ni ikintu Imana yamaze gusinyira, yamaze kugifatira icyemezo. Reka tuyifate tunahasome ngo nta numwe muri mwe utazajya muri gihonomo. Ubwo rero ni buri mu nzira y'igihonome
rwose nagusabaga ngo uhite uza kuri Yesu hakiri kare. 19 Korowani kubaza cyarabo ni surati Mariyamu murongo wa 71. Nta numwe muri mwe utazayenyuramo kuri nyagasani wawe ni ihame ntakuka. Nta numwe utanyura muri iyo gihonome. Gisoho cyo basobanuye birenzeho, muri mwe nta numwe utajya muri iyo gihonome. Iryo ni ihame ntakuka. Reka nsome mu Giswahili mvuko bavuga. Asa n'ari ko ari cyo menyereye numva aricyo kisobanuze cyane. Wala hakuna yeyote katika ninyi, ngo nta numwe muri mwe ila ni mwenye kuifikia hiyo jehanamu utazinjira muri hiyo gihonome. Ni wajibu wa Mola wako uliokwisha hukumiwa. Icyo ni ikintu Imana amaze gucira iteka ati icyo nuko kizagenda. Imana iragisinyira ngo bazajya muri gihonome. Niba uri hujya muri gihonome urindira iki? Wahese ubugingo bwawe. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ngo numuhe ubugingo bwawe akwera umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe kugira ngo uzajye mu ijuru. Atari ibyo ngo nta numwe muri mwe utazinjira muri gihonome. Mbwira reba ari abandi bajyemo batabizi, muze muhese ubugingo bwanyu. Mubaremo babizi namwe muhinduke muhese ubugingo bwanyu. Mubajye bakurikiye akazi, bakurikiye kurongorwa, bakurikiye izindi nyungu zindi. Izo nyungu Bibiliya Yesu yaravuze ngo byamarira iki ko n'ibyisi byose ariko mukazabura ubugingo bwanyu. Kubona ako kazi kaguhinduye umusiramu, kurongorwa byaguhinduye kujya muri idini kujyana kurimbuka, wahindukiye ugahesa ubugingo bwawe. Hindukira vuba uhese ubugingo bwawe uzabone ubugingo buhoraho. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Akoze Bishop umuntu ashaka ko yumvise ubutumwa bwa mbere, ashaka ko ari umusiramu, akaba yumvise ubutumwa, akaba atsinzwe akafashe n'icyemezo akavuga ati noneho ubu ngiye kwakira Yesu n'umwami n'umukiza. Ashobora kuba ari umuntu ari n'umukristo atari umusiramu ariko akaba yumvise ubutumwa, akaba yari afite n'icyemezo ko yaje gushakana n'abasiramu, ko ari umuntu afite amafaranga. Ashobora kuba ari n'umuntu yaguye akaba yumvise ubu akaba akurikiranye akaba yaraguye, nabo wamusengera Imana. Ni ukuri ku bantu wowe washaka gushaka umusiramu kugira ngo ubone ubutunzi bwe cyangwa nubundi kumushaka n'uburenganzira bwawe, nkuko gukizwa no kurimbuka ari uburenganzira bw'umuntu, akugenda kugira ngo hagarariraho, sigaho, ntuzigurishe, kwemera kujya mu kintu uzi ngo nzarimbuka. Ubu se Yesu aravuze ngo byakumarira iki ubonye iby'isi byose ariko ukazabura ubugingo bwawe? Wowe hindukira. Yesu aravuze ngo aho kugira ngo uzajye mu ijuru mfite amaguru yombi, nazajya mfite kumwe ariko ijuru nkaryinjiramo. Ngo kujyamo n'amaso yombi nkajya mu muri utazima, ahubwo nazajya mu ijuru mfite ijisho rimwe ariko nkinjira mu bugingo buhoraho. Nawe rero kugira ngo ukurikire ubwo butunzi, ukurikire iryo rari ryawe ariko uzarimbuke, ahubwo wabireka. Niba wapfa utanarongowe ariko Imana izaguha n'umugabo ntabwo uzanamubura, ariko we kujya ahantu uvuga ngo nzarimbuka. Ubugingo bwawe burahenze kurusha inzu waba ukurikiye, kurusha imodoka waba ukurikiye, kurusha ubundi butunzi waba ukurikiye. Ubugingo bwawe burahenze. Hahise ubugingo bwawe, va muri ibyo urimo. Noneho na umwe washaka kujyamo rero rwose muri Islam rwose pole sana. Hahise ubugingo bwawe, va muri ibyo. Wa wundi rero warumwe ngo undi uhe ubundi nayivuze ashobora kuba ari umuntu yumvise ubutumwa. Wumvise ubutumwa. Yego. Ushaka gukizwa. Rwose wowe wumvise ubutumwa ushaka gukizwa, uzagenda ishaka itorero ry'abantu bakijijwe, ntago ari urusengero rwo rwose. Ushaka rw'abantu bakijijwe, ugenda ushake pasiteri akuyobore mu isengesho ryo kwihana, uhese ubugingo bwawe kandi ukomeze umukristo w'iryo torero. Kandi niba wabasha no kugera hano turi rero, rwose ndakuraritse, ntabwo ari kure umujyi wa Kigali, ntabwo ari munini cyane, ntaho utagera rwawe ubona umuyoboke w'iri torero. Kandi bumva ari kure, ushaka urusengero rukwegereye, uzaganira na pastor uti numvise ikiganiro cya Bishop Utagengwa, narakijijwe, ndaje unsengere, ndashaka guhesa ubugingo bwanjye. Nta mpastor uzasura gutyo ngo umubwire ibyo cyifuzo aguhakanire. Imana iguhe umugisha kandi kugire neza. Mbere yuko musenga mwatanga nimero abashaka by'umwihariko baba bari hanze yaba ari mu Rwanda, uburyo bakubonamo nusoza usoze usenga Imana. Nitwa Bishop Utagengwa Augustin, nkuko nababwiye tujya gutangira. Telefoni zanjye ni 07 82 49 14 7 ndazisubiramo 07 82 49 14 7. Ibihe byose rwose mafite umwanya
rwose uzamvugisha ushaka kugira icyo umbaza ngo usubize, uzanyandikire se, watelefona, wakwandika, wansanga hano ukashaka kunsura, rwose mari tayari tuzakwakira. Imana igumugisha cyane. Reka dusenga Imana. Mana yacu uri Imana ikomeye cyane, uri Imana ikiranuka. Ndagushimiye kuri iki kiganiro gitambutse, ndagusanga ugihe umugisha kizumvwe na benshi mwami, kandi kibagirira akamaro, be kujya mu bidatunganya, ahubwo baguhindukirire, baguha ubugingo bwabo, bakwizere nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo. Nsengeye gusenga everyday kugira ngo abantu bakomeze kuyikurikira, kandi uhe umugisha kuri kigo na benshi, kuko ari ibiganiro byiza bihesha abantu ubugingo. Ndagushimiye, urakoze ko wankoreshe nkatambutsa kino kiganiro, urakoze ko mwami uzafasha iyi channel gusenga everyday igateye imbere n'abayikoraho bose, komeze twigaragaze, dukomeze kubona kujya neza kwawe. Abadukurikiranye bose ubaha umugisha, abazadukurikirana bose ubaha umugisha, ubugingo bwabo buhinduke, bakumenye nk'umwami umwe Yesu Kristo, kuko ni wewe agakiza kabonekeramo, nta handi tugomba kubona agakiza uretse muri wowe. Turagushimiye, icyubahiro ni icyawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Amen. Imana igumugisha Bishop. Amen. Reka dushimire umuntu yabanye natwe ku kiganiro gitangiye kabasuzanye natwe kugira ngo Imana igumugisha, tugusaba ikiganiro ukigeze ku nshuti yawe, uraba ugize neza. Imana igumugisha rero ikiganiro, naho ubutaha. Shalom shalom. Amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.